Ibishyimbo ni ibiribwa byabafashe umwanya wa mbere mu mafunguro y'abantu benshi. Usanga abantu bamwe na bamwe iyo batariye ibishyimbo bavuga ko batariye. Kubera iki? Kuko babikunda cyane kandi n'ibishyimbo n'ubundi bifite akamaro kanini cyane. Niba ushaka kumenya akamaro k'ibishyimbo uzanyandikira muri komenti nzabikugezaho. Ariko uyu mwanya icyo ngiye kukugezaho ni uburyo wateka ibishyimbo nta firigo ufite, kwa kundi duteka ibishyimbo byinshi muri wikendi tukazabimarana icyumweru kandi ntibikugagane. Hari abantu benshi banyandikiye kubera ko bateka ibishyimbo nyine nk'uko bagateka ibishyimbo byinshi, ariko mu minsi 2 gusa ugasanga byabagaganye, cyangwa se ndetse yewe mu minsi 2 ugasanga byabagaganye ku buryo binubira guteka ibishyimbo, ugasanga ahubwo barahora bagura ibishyimbo bihiye, bya bishyimbo bita mituyu, ugasanga mbese bitabashimishije kuko bakunda ibishyimbo kandi ugasanga izo mituyu nyine zitabahagije. Uyu mwanya rero ube hafi njye kugezaho uburyo wabikora, ukuntu wabigenza kugira ngo ibishyimbo byawe bitazakugagana n'umunsi n'umwe. Ikintu kibyica abantu benshi bamwe na bamwe bateka ibishyimbo kuwa gatandatu mu gitondo, ntibibuke kongera kubishyushya nimugoroba. Buriya iyo utabishyuhije ukazategereza kuzabishyushya ejo nimugoroba, niho hahandi usanga byagaze. Ibishyimbo urabiteka mu gitondo bigashya, ukirinda kandi kubishyiramo umunyu, ukirinda kubikozamo intoki, ukirinda gukozamo ikintu ngo ushyire mu kanwa wongere usubizemo, ukirinda kubibika bipfunduye, ukabitereka hariya bigahora. Niba udafite firigo, abantu badafite firigo nibo ba mbere ndimo kubwira, ukabitereka hariya bigahora, ubundi ukaza kwibuka kubishyushya nimugoroba. Iyo ubishyuhije nimugoroba biba bifashe ritme yo kujya bishyushywa nimugoroba. N'ubundi waza kumara guteka ibindi biryo ukaza kubishyushya ku munsi ukurikiyeho, gutyo gutyo, ntibibagirwe n'umunsi n'umwe kutabishyushya. Rero niba ubishyuhije saa 12 za nimugoroba, n'ubundi ejo saa 12 za nimugoroba uzongera ubishyushye, kandi wibuke wirinda kubitereka hariya bipfunduye, kandi ubitereka ahantu hakonje. Ikindi rero cyo kugira ngo ibishyimbo bitakugagana, wirinda nyine kubishyiramo umwanda, kubipfundura. Ndizera ko ibyo bintu bikoze wazamara icyumweru cyose urya ibyo bishyimbo byawe nta kibazo biragira, bitaragaga, bikarinda bishira bitagaze. Noneho abafite firigo rero namwe usanga ubishyira muri firigo waratinze, ugasanga nk'ubu wabitetse kuwa gatandatu uzabishyira muri firigo ejo ugasanga ubishyizemo byaramaze kugaga. Rero iyo umaze kubiteka urabireka bigahora nyine, byamara guhora ukabishyira muri firigo neza, mu kintu ushyiriramo muri firigo byahoze kandi utategereje ejo, kuko hari igihe utegereza ejo ugasanga watinze kubishyiramo byagaze, ugasanga nawe ufite firigo ariko urarya ibishyimbo byagaze. Rero ibyo byitwararike, niba ufite firigo ubiteke, niba ubitetse mu gitondo wibuke kuza kubishyiramo nko mu masaha ya nimugoroba, ubishyiremo muri firigo yawe, ubundi bizamara icyumweru nta kibazo. Akenshi usanga nyine abantu benshi binubira kuko barabiteka ari byinshi, bakajya bafataho dukeya bagateka ukundi kuntu. Hari ababishyira mu mboga, hari ababitogosa uko byakabaye bagashyiramo nk'inyanya se, bakaba babirisha ibindi bintu, mbese biteka uburyo bwinshi. Ariko iyo ubitetse nabi nyine, iyo wibagiwe kubikorera izo protokole zose, niko navuga, iyo wibagiwe kubikorera izo protokole zose, niho usanga ibishyimbo byakugaganye, n'ubundi ugahora urya ibishyimbo byagaze. Rimwe na rimwe ugasanga wabimennye, kandi wibuke ko kumena ibiryo atari byiza. Nubwo waba ufite byinshi si byiza kubimena kuko hari ababibuze. Iyo ugiye kubimena rero bitewe n'uburangare bwawe bwo kuba utarabitunganyije, usanga ufite amakosa manini. Rero ndizera ko nyuma yo kureba iyi video utazongera gutinya guteka ibishyimbo iwawe ngo ugire ibishyimbo byinshi, uzajya ubiteka uko ubyumva. Ndizera yuko byose, mbese ndizera ko nta na kimwe kitarimo mu byo mwifuje kumenya. Rero niba hari ibindi bintu ushaka kumenya, niba hari ibindi bitekerezo ushaka kumenya ku bishyimbo, niba ushaka kumenya icyo bishyimbo bimaze, unyandikire muri komenti, byose nzagenda mbigusobanurira. Naha rero nshoreje video y'uyu munsi, nkwifuriza kugera ku iterambere, nkwifuriza kumenya kurya neza ibiryo bitagaze, ibiryo byuzuye intungamubiri, ibiryo
bitarengeje mbese bitataye agaciro kubera kugaga, kuko wibuka ibiryo bigaze n'ubundi ntacyo biba bimaze. Ibiryo bigaze burya nta kintu bimarira abantu, ni ukurya ibintu kuzuza inda gusa, ariko bigaze ntacyo bikumarira rwose mu by'ukuri. Naha rero video y'uyu munsi irangirije, bye.